uze kundebera Cyusa nabyuka umumbwirire abwo amafaranga numva nshaka kurya amateke. Cyusa Ntuze kuzimya imbabura. Cyusa yagiye kare mu gitondo. Cyusa yagiye kare mu gitondo tutarabyuka twese. Yarekeje umushyitsi waraje hano nijoro. Cyusa ngo yaherekeje nde? Wa mushyitsi waraje hano nijoro hano mwaza muganira. Sinumvise isomo yo kuganira. Wowe mushyitsi? Wa mukobwa yaje hano nijoro, wa mushyitsi mwaza muganira. Cyusa yazanye nijoro twajyanye twese. Sinumvise ko byura muri kuganira. Ese yaraye? Yaraye. Sano Ni wawundi. ntacyo noneho ntuze kwirirwa umuvugisha nagaruka ndaza kubimwibwira ndabyitaho. Okay. Gusa uze gukomeza ucungane n'imbabura ntuze gutuma izima. Nta kindi mbafasha se? Ntacyo umusaza wanjye yanze kugira icyo wowe ko wagiye kure bizina ko neza ko mushiki wanjye atareba. Humura Nanjye ntacyo gutunganya ibintu narahine arampamagara. Ahubwo nta kintu mpuze. Sine bicucanye. Sana karate. Sinzi ibintu washyizemo. Petero nacanishije. Nahawe noneho. Ntiyakavuga. Sawa. Igendere fesi. Reka nkubwire ngo ibibazo bikomeje kugwira kuri Cyusa kandi ibibazo bigiye kuba byamugwirira. Rero wabyiteye ntago twavuga ngo Cyusa nawe ngagiye kuba yaba muri filime muri abantu bafite ibibazo ngo nawe ngagiye kuzamo, kubera ko ibintu biri kuba bigiye kuba byakurikiraho. Niwe wabyiteye dore ko ibibageza amaze kuba yafata amakuru yemewe ko iri Cyusa yabashije kuba yamuca inyuma muri iri joro, ubwo yazaga n'ubundi yatangiye kuvuga ati n'ubundi ubwo wazaga kumbwira yuko unshaka utundi nari mbizi yuko ari ikijyambere, kandi nakubazaga ukuntu byari impamvu uba umbwira amagambo nk'ayo ngayo ukambwira ko wari unkumbuye, ariko nibazaga ibintu kunkorera utari usanzwe unkorera nanjye numva ntabwo ndi kubyumva neza. Rero bikomeje gufata indi ntera, ubwo nta wundi wabiteye, umuntu wabiteye ni Kristo niwe waje kuba yavuga yuko Cyusa yabashije kuba yaherekeza umukobwa waraye mwaro rugo. Ubwo rero ntabwo bibagize arazi ko mwaro rugo hageze mu mukobwa usibye no kuba yarayemo nawe yarazi ko yagezemo. Byaje kuba byagenda gutera ikaze mu buryo burambuye. Icyo usabwa ni ugukanda kubutera subscribe kugira ngo tubane neza muri ibi biganiro, unafungura kuntegera kugira ngo ibindi biganiro n'ibindi bitajya bigucika, dore nimba byari bisanzwe bigucika kunicyo gihe ngo ubashe kuba utangurira hafi ibikoresho mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe nta kundi usibye kuyikandaho. Reka turebere hamwe mu buryo burambuye ukuntu ibintu byifashe. Rero mama we Iribagiza we ngo byimeze gutyo, mama we Iribagiza nawe akomeje kuba agateranzamba kwa Rugema, ntabwo aboroheye habe na gake. Aba bavuga nawe avuga bataruka nawe ataruka, ariko gutaruka ku munwa ntabwo ataruka n'imbaraga kubera ko ntabwo yabasha gutaruka n'amaguru yombi bitewe n'uburyo Rugema yabashije kuba yamugira. Rero akomeje gushamirana n'umuntu bita Fabiola Mwarura rugo ku buryo bukomeye cyane, usibye na Rugema. Rugema we abamubwira ati nshaka ngo unsohokere mu mazu. Ayo ni amagambo Iribagiza agenda abwira Rugema kugira ngo Rugema avuge, kubera ko Rugema yabashije kuba yasha ubwoba acyumva ngo umuhungu wa mama Iribagiza ari we bita Rurangirwa nawe yasabye konji agiye kuba yazamura n'ibintu by'iburanishwa by'urubanza rwa mama wiwe n'imitungo yiwe. Rugema yabashije kuba yagira ubwoba, nta magambo agifite yo kuba yavuga, kandi icyo tuzi cyo umugabo Rurangirwa yabashije kuba yahobera ubusa yaje. Ubu ngubu ari kumwe na Iribagiza niwe yamanje yaje kuba yareba ese nabasha kuba yagira mu rugo kwa Rugema biraza kuba byagenda gute, kuntu Rugema abasha kuba yatinya Rurangirwa biri buze kuba byatsindiye. Niyo mpamvu yo kubwira ngo ngiye kugwa ikaze mu buryo burambuye kuri wowe udukunda kudukurikira, ariko uko ukanda no kuyobora subscribe ikaze. Ishimo ni byose kuri wowe wari waramaze kuba wahangayika utakwiyakira uvuga ati basi Emile wacu araducitse avuye mu mukino kubw'uko yitabye Imana. Ishime ugende uhite ushyira udutima twinshi muri comment, uhite unakanda kuyobora subscribe kubw'uko Emile wacu yabashije kuba yagaruka akiri muzima ntacyo wabaye, kandi wongere ukande kuyobora subscribe nk'uko ndi kubikubwira n'udutima twinshi dushiramo kubw'uko yongeye kuba yahura na kamarade wacu nk'ibyari bisanzwe.
n'ubundi ibyo bakora bari kumwe na kamarade murabizi ntabwo ari ngombwa ngo mbibabwire. Reka wenda tubihe amahirwe 80% yuko Anita nawe agiye kuba wenda yabona ubufasha bwo kuva hari ahantu, kubera ko mwamaze kuba mwabona yuko n'ubundi agiye kuba yamujyana mu Bwongereza ku mbaraga kandi atarakira, agiye kuba yamujyana ngo abe yarwarirayo. Ese ibi bintu biraza kuba byakunda aramujyana kamarade na Emile bataraza kumufata cyane, kubera ko ndabizi neza ntabwo Emile na kamarade baraza kwicara gutyo gusa badasubiye gufata uriya mwana w'umukobwa. Ese biragenda gute gusubirayo ku nshuro ya kabiri nanone, dore ko kuba bararashwe ari uko yari yaragiye kumukura mu rugo ariko bazize. Ese araza kuba yatinyuka kongera gusubirayo cyangwa sinzi ukundi kuntu biragenda, ariko nanone iyo ndebye mbona nta yindi nzira yabicishamo kugira ngo abashe kuba yamubona. Biraza kuba byagenda gute rero? Ikaze kugira umenye ukuntu ibintu byose bimeze, kanda kwiyo gutera subscribe ndimo nkubwira, ubundi dukomeze twendere ikiganiro cyacu turebera hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo ari rero yaje kuba yaza kureba Anita ngo amurebe nk'umukunzi we, byaje kuba byarangira ageze kwa Rugema asanga Fabiola ahagaze mu mbuga, aza kuba yahagarara aho ngaho baraganira, biza kurangira amubwiye ati Anita yabashije kuba yakwikingirana. Mukomara kumva amagambo akomeye gutyo rero yamubwira ati ibyo bintu byo byihorere, ntabwo nshaka ko aba ari njye ubibwira, kuko ntabwo ibyo bintu ukwiye kubimbwira, ushake undi ubibwira. Avuga ati nanga ko wirakaga, nanga umujinya wawe ubundi uri kugira ngo nje mbikoreho iki. Avuga ati ngo ngaho jya kumwirega. Avuga ati mu mukingure. Avuga ati bamukingure gute kandi bakubwira ko ikingiranije. Ari yaje guhita amusubiza ati ngaho jya kumwirebera nimba wumva yuko twananiwe kuba twamufungurira. Ari rero yaje guhita arakana umujinya mwinshi, aza kumusubiza ati ninje usubije gutyo. Nyiranambara nawe rero reka nkubwire ngo nawe byakaze aho ari kuvuga ati umwana wanjye muzansobanurira neza. Akavuga ati kandi abo bagore nanone bagaruye mu rugo uzambwira impamvu bagarutse mu rugo. Urumva rero Nyiranambara nawe yakamejeje kwa bari abagore baje mu rugo kongera agakara ku mwana we. Ese noneho ko hagiye kuza indi nkuru y'inca mu mugongo, Nyiranambara azabikora iki? Bivuga yuko umwana we yabashije kuba yabura urubyaro rwiwe. Biraza kuba byagenda gutera birajyana niba amaraso uriya mwana naje kuba yabura, dore ko Isimbi nawe byatangiye kumwanga mu nda, amarira ni menshi arimo arirwarira. Avuga ati kuki arimo kumva ubuzima bwe butameze neza, yumva hari ikintu kirimo kumukorakora mu mubiri we, ariko ntasobanukirwe ibyo ari byo. Arimo aravuga ati ese mu rugo haba hari ikibazo gikomeye cyangwa ni njyewe ikibazo kigiye kuba? Ibyo bintu rero bikomeje kumutera ubwoba, bikanamushengura. Nawe wamenye ukuntu ibintu rero byifashe ahangaha. Reka turebere hamwe dukomeze kureba ukuntu ibintu byifashe. Reka tunyarukire kwa Cyusa ku impande zose, ndagenda nzinyuramo mbabwira ukuntu byifashe. Cyusa yabashe kuba yararana na wa mukobwa yazanye mu rugo, ariko ntihagira umuntu n'umwe ubimenya. Ariko Fiso abashe kuba yakora ishano, abibwiye Iribagiza ko mu rugo hari umuntu, kandi Iribagiza ntabyo yari yigeze amenya. Biraza kuba byagenda gute rero? Dutegereze turebe ngo ese Iribagiza ko abimenye araza kuba yabibaza Cyusa cyangwa arabyihorera aceceke nk'uko asanzwe aceceka n'ibindi byose. Ese Iribagiza araza kuba yabibaza Sylvie nimba abiziho, kubera ko Sylvie ntago yari ari mu rugo, nta uhari, ntago yaba abizi. Ese biraza kuba byagenda gute? Fisto nawe nta muntu yabwira, kubera ko azi neza yuko we na Cyusa bazirana, Cyusa yamukuramo n'umwuka. Kuba nawe yari abivuze nuko yari azi neza yuko Iribagiza abizi, kubera ko umukobwa yaje ahari yumva ari no muri salo bavugana, ubwo yagiye kugira ngo bari barimo kuvugana. Ariko nyamara ibyo uko byagenze twarabibonye, Cyusa yabashije kuba yamuzana ngo uriya mukobwa amurebe, abuza uriya mukobwa kuba yavuga cyangwa kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose yakora kugira ngo Iribagiza akamenya ko Cyusa abashije kuba yazana undi mukobwa, bigahera ko amazi uwo muntu uwo ari we. Nibwo rero Fisto yaje kuba yabimubwira ati Cyusa yabashije kuba yagenda kare ntabwo aryamye. Avuga ati none se yavuga ati yaherekeje wa mushyitsi yari yazanye nimugoroba, ati wa mukobwa waraye hano niwe yabyutse aherekeza. Iribagiza yaje kuba yatungurwa ku buryo bukomeye cyane rero, ku buryo na musaza wiwe yaje kuba yabibona, akamubaza ati Iribagiza ko ugiye kureba igenze bite? Avuga ati nta kibazo, ati kuko ni wowe wanze ko umwakira. Ibyo bintu rero umusaza we ntabwo yaje kuba yabitindaho, kubera ko nta kijyambere azi, ariko twe twamaze kubona ibijyambere y'ukuntu ibintu byifashe. Niyo mpamvu yo kubwira ngo nguhaye ikaze muri iki kiganiro, ucunze mpaka kirangiye, nguhaye ikaze uze kumenya ukuri kose aho guherereye. Ishimo ni byose kuri wowe wari waramaze kuba wahangayika utakwiyakira, uvuga ati basi Emile wacu araducitse avuye mu mukino kubw'uko yitabye Imana.
ishime ugende uhite ushyira udutima twinshi muri comment, uhite unakanda kwiyo buto subscribe kubwuko Emile wacu yabashije kuba yagaruka akiri muzima ntacyo wabaye, kandi wongere ukande ku buto subscribe nkuko ndi kubikubwira n'udutima twinshi dushiramo kubwuko yongeye kuba yahura na kamarade wacu nk'ibyari bisanzwe. N'ubundi ibyo bakora bari kumwe na kamarade murabizi ntabwo ari ngombwa ngo mbibabwire, reka wenda tubihe amahirwe 80% yuko Anita nawe agiye kuba wenda yabona ubufasha bwo kuva hari ahantu, kubera ko mwamaze kuba mwabona yuko n'ubundi ari agiye kuba yamujyana mu Bwongereza ku mbaraga kandi atarakira, agiye kuba yamujyana ngo abe yarwarirayo. Ese ibi bintu biraza kuba byakunda aramujyana kamarade na Emile bataraza kumufata cyangwa? Kubera ko ndabizi neza ntago Emile na kamarade baraza kwicara gutyo gusa badasubiye gufata uriya mwana w'umukobwa. Ese biragenda gute gusubirayo ku nshuro ya kabiri nanone, dore ko kuba bararashwe ari uko yari yaragiye kumukura mu rugo ariko bazize? Ese araza kuba yatinyuka kongera gusubirayo cyangwa sinzi ukundi kuntu biragenda? Ariko nanone iyo ndebye mbona nta yindi nzira yabicishamo kugira ngo abashe kuba yamubona. Biraza kuba byagenda gute rero? Ikaze kugira umenye ukuntu ibintu byose bimeze, kanda kwiyo buto subscribe ndimo nkubwira, ubundi dukomeze twenze ikiganiro cyacu turebera hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo ari rero yaje kuba yaza kureba Anita ngo amurebe nk'umukunzi we, byaje kuba byarangira ageze kwa Rugema asanga Fabiola ahagaze mu mbuga, aza kuba yahagarara ngaho baraganira, biza kurangira bamubwira ati Anita yabashije kuba yakwikingirana. Mukomara kumva amagambo akomeye gutyo rero yamubwira ati ibyo bintu by'ibyoreye ntabwo nshaka ko abarinze ubibwira, kuko ntabwo ibyo bintu ukwiye kubimbwira, ushake undi ubibwira. Avuga ati nanga ko wirakaza, nanga umujinya wawe ubundi uri kugira ngo nje mbikoreho iki? Avuga ati ngo ngaho jya kumwireba. Avuga ati mu mukingure. Avuga ati bamukingure gute kandi bavuga ko ikinyiramije? Ari yaje guhita mutumiza ati ngaho jya kumwirebera nimba wumva yuko twananiwe kuba twamufungurira. Ari rero yaje guhita arakana umujinya mwinshi, aza kumutumiza ati ninje usubije gute? Nyiranambara nawe rero reka nkubwire ngo nawe byakaze aho ari kuvuga ati umwana wanjye muzansobanurira neza. Akavuga ati kandi abo bagore nanone bagaruye mu rugo uzambwira impamvu bagarutse mu rugo. Urumva rero Nyiranambara nawe yakamejeje kwa bari abagore baje mu rugo kongera agakara ku mwana we. Ese noneho ko hagiye kuza indi nkuru y'incamugongo, Nyiranambara azabikoraho iki? Bivuga yuko umwana we yabashije kuba yabura urubyaro rwiwe. Biraza kuba byagenda gutyo, birabijyana amaraso uriya mwana naze kuba yabura, dore ko Isimbi nawe yatangiye kumwanga mu nda, amarira ni menshi arimo arirwarira. Avuga ati kuki arimo kumva ubuzima bwe butameze neza, yumva hari ikintu kirimo kumukorakora mu mubiri we ariko ntasobanukirwe ibyo ari byo. Arimo aravuga ati ese mu rugo haba hari ikibazo gikomeye cyangwa ninjye ikibazo kigiye kubaho? Ibyo bintu rero bikomeje kumutera ubwoba bikanamushengura. Nawe wamenya ukuntu ibintu rero byifashe ahangaha, reka turebere hamwe dukomeze kureba ukuntu ibintu byifashe. Reka tunyarukire kwa Cyusa, ku impande zose ndagenda nzinyuramo mbabwira ukuntu bifashe. Cyusa yabashe kuba yararana na wa mukobwa yazanye mu rugo, ariko ntihagira umuntu n'umwe ubimenya, ariko Fisto abashe kuba yakora ishano abibwiye Iribagiza ko mu rugo hari n'umuntu, kandi Iribagiza ntabyo yari yigeze amenya. Biraza kuba byagenda gute rero? Dutegereze turebe ngo ese Iribagiza ko abimenye araza kuba yabibaza Cyusa cyangwa arabyihorera aceceke nk'uko asanzwe aceceka n'ibindi byose. Ese Iribagiza araza kuba yabibaza Sylvie nimba abiziho, kubera ko Sylvie ntabwo yari ari mu rugo, uhari ntabwo yaba abizi. Ese biraza kuba byagenda gute? Fisto nawe nta muntu yabwira, kubera ko azi neza yuko we na Cyusa bazirana, Cyusa yamukuramo n'umwuka. Kuba nawe yari abivuze nuko yari azi neza yuko Iribagiza abizi, kubera ko umukobwa yaje ahari yumva ari no muri salo bavugana, ubwo yagiye kugira ngo bari barimo kuvugana, ariko nyamara ibyo uko byagenze twarabibonye. Cyusa yabashije kuba yamuzana ngo uriya mukobwa amurebe, abuza uriya mukobwa kuba yavuga cyangwa kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose yakora kugira ngo Iribagiza atamenya ko Cyusa abashije kuba yazana n'undi mukobwa, bigahera ko amazi uwo muntu uwo ari we. Nibwo rero Fisto yaje kuba yabimubwira ati Cyusa yabashije kuba yagenda kare ntabwo aryamye. Avuga ati none se yagira ngo ati yaherekeje wa mushiki yarayazanye nimugoroba, ati wa mukobwa waraye hano niwe yabyutse aherekeza. Iribagiza yaje kuba yatungurwa ku buryo bukomeye cyane rero, ku buryo na musaza wiwe yaje kuba yabibona akamubaza ati Iribagiza ko ugiye kureba igenze bite? Avuga ati nta kibazo. Avuga ati kuko niwe wanze ko umwakira.
ibyo bintu rero umusaza we ntabwo yaje kuba yabitsindaho kubera ko nta kijyambere azi, ariko twe twamaze kubona ibijyambere y'ukuntu ibintu byifashe. Niyo mpamvu ugiye kubwira ngo nguhaye ikaze muri iki kiganiro ucumve mpaka kirangiye, nguhaye ikaze uze kumenya ukuri kose aho guherereye.